reka tubasuze mwese mu dukurikiye. Iyi ni Shua TV show. Turaje ngo twongere tubasuhuze, tubifuriza amahoro y'Imana aho waba uherereye hose, ibyo waba urimo ndetse n'uko umeze kose. Tukubwira ko Imana igukunda wacumuye, igukunda utacumuye. Imana nibakomeze, buri wese mu byo arimo akomeze aryoherwe n'ubuzima bwe ndetse nuko abayeho. Tubeho mu buryo bushimisha Imana, bushimisha uwaturemye, ku buryo yakongera kwishimira kuturema. Bavandimwe, muri iyi si turimo, igihe kizagira twe tutayiriho. Ntabwo ndi kugutera ubwoba, niko kuri, n'ikimenyimenyi. Genda usuririmbe muturanye, buri karitsiye igira aho bashyingura. Bavandimwe, mureke twiyoroshye, n'ubundi turoroshye. Ikizakubwira ko ukomeye ni uko uziyoroshya, ikizakubwira ko woroshye ni uko uzikomeza. Kristo ni ukomeye, niwe dukwiye kwiringira, ibindi byose abandi bose turi bamwe. Nubwo tutareshya ku isi ariko turi bamwe. Umuntu ntakagukange, umuntu uzapfa. Nawe ntugakanga abandi kuko nawe ufite iherezo. Ariko ntabwo dukwiye guheranwa n'ibyo. Mureke tubane neza, dukundane. Wihatire kutabera abandi impamvu yo korama, impamvu yo gucumura, impamvu yo kwinubira kubaho. Hari abantu bamwe babayeho babuza abandi kubaho neza. Ntabwo ari byo. Mureke duhindukirire Imana. Nta kiganiro nje gukora nuko nje kubashimira muri gukomeza gukunda urubuga. Imana ikomeze ibahe umugisha. Wowe warakoze gukora subscribe, warakoze gusharinga, nawe utarabikora bikore, kugira ngo ibiganiro by'ubutaha bijye bikugeraho uko ikiganiro tugishyizeho gihita kikugeraho. Shimiye abantu iyi channel iri guhindura, shimiye abantu iyi channel iri gufasha mu buzima bwabo. Nicyo yaziye kugira ngo abantu bose bakomeze bagire icyo bigezaho, cyane cyane mu buryo bwa roho. Hari ibigaragara n'ibitagaragara, ariko kandi iyi shene yaje kugira ngo igaragaze impano za bamwe. Hari benshi bapfukiranywe, hari benshi bitinya ngo ntacyo bakigezaho, ngo babwiwe amagambo y'urucantege kera. Ariko naje mubwire ngo urashoboye, kandi buri muntu wese afite impano ye, ahubwo habura kuyigaragaza. Rimwe na rimwe bamwe baradutsikamira kugira ngo tutazigaragaza. Iyi shene rero yaraje kugira ngo igaragaze impano ziri muri benshi, abantu bamenyekane, bahaguruke bakore. Ariko kandi umuntu muzabona kuri iyi shene aje abaganiriza, muzamukunde. Ntabwo bibahatira, muzamukunde. Ntabwo rero ndi bubatindire. Wakoze subscribe, Imana iguhe umugisha. Wowe ukomeza gusharinga, Imana iguhe umugisha. Mwese muharanira ko iyi YouTube channel yagera kure, Imana nibahezagire. Abari mu Burundi, abari muri Congo, abari muri Tanzania, Kenya, Uganda, East Africa, Sudan y'Amajyepfo, no hakurya y'ibwota amasimbi, navuga i Burayi, mwese nimugire amahoro. Abari Korea y'Amajyepfo, Amerika y'Amajyepfo, za Brazil, mwese nababona ko mudukurikira. Hasigaye rero kugira gukanda subscribe ndetse no guharanira kugeza ibiganiro byose dukora ku bantu benshi. Wowe rero, hari n'abantu nyancumuza, simbizi, njye mvuga ikintu kinjemo, kandi ikintu ntabwo kinzamo ku busa. Igitekerezo ufite ntabwo cyakujemo ku busa. Hari aho gituruka. Ibyiza bituruka ku Mana, ibitekerezo bibi bigaturuka kuri shitani. Mureke twamagane shitani ushaka kuduhungisha ijuru, ushaka kutubuza ijuru, aduhendesha utuntu, aduhendesha amasisiteme amwe n'amwe. Mureke twegere Kristo, niwe uzadufasha. Rero buri wese agira amahoro mu byo arimo, gira amahoro mu mutima wawe, gira amahoro mu muryango wawe, gira amahoro mu kazi kose urimo urakora. Imana iragukunda. Ikiganiro gigize ku bandi, ariko wumve ko ngushimiye n'umutima wanjye wose, wumve ko ngushimiye ko umaze gukora subscribe, usharinga.
Imana niguhezagire kandi ikurinde wowe n'abawe ndetse n'ibyo ukora. Imana niguhe umugisha rero kandi waguke mu mitekerereze, mu myumvire. Hari uwambwiye ati umuntu w'umugabo yambara ibitenge, nkibaza ko abandi babyambara se ngo si abantu. Ubundi hari imyenda yagenewe abagore n'indi yagenewe abagabo. Iyo ni imyumvire, n'ibindi tuzajya tuganiraho, ariko abantu bakwiye kubohoka bakava mu mwijima w'ibintu rimwe na rimwe kwiyemera bidafite agaciro, ahubwo tukivumbura, we discover ourselves, tukivumbura, impano ziturimo ariko ziraryamye, zirasinziriye. Ndashimira abantu rero bambwiye bati courage, n'abantu bampaye commentaire ziri negative kuri comedy nakinnye, nabo baradufasha, batuma hari ibyo twongera tukanoza. Rero icano mujye muduha ibitekerezo, muduhe commentaire, ndetse n'umuntu waba niba uzi umuntu ufite impano uzamubwira aze kuri iyi channel, iruguruye. Ushaka kuduhamagara watuvugisha kuri 0788525154. Ushaka kutuvugisha ufite icyo ushaka kwereka abanyarwanda ndetse n'abantu bose ku isi muri rusange, ndetse waba ufite n'ubuvugizi, umuntu ushaka gukoresha ko abantu bamufasha, umuntu ushobora dukora n'ubuvugizi. Niba ari umuntu urwaye, ufite uburwayi, niba ari umuntu ukennye, niba ari umuntu watereranywe, niba ari umuntu ufite ibibazo runaka, mujye mutuvugisha kugira ngo abantu babohoke kubera uru rubuga. Nimugire amahoro rero, Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.